tumiza sinzaguhara soya we soya we soya we soya we soya we soya ya tumiza sinzaguhara soya we tuzawinda ubuhinzi bw'ikigori tubugira ubwa kijyambere gatiyo yacu we tuzawindura ubuhinzi bw'ikigori tubugira ubwa kijyambere gatiyo yacu we tuzawindura. Yamu ni ishuri ry'abahinzi mu murima. Yamu ari amagambo ahinnye. Rero ishuri ry'abahinzi mu murima bivuze ko umwarimu ni igihingwa. Uburyo bw'ishuri ry'abahinzi mu murima aricyo twita Yamu cyangwa se FFS mu ndimi z'amahanga, duhugura abahinzi batoranyijwe n'inzego z'ibanze bakaza bagahagararira abandi bakabasha guhugurwa mu buryo butandukanye. Aho rero tubahugura guhera gutegura umurima kugeza dusaruye. Aha rero niho haboneka ubumenyi butandukanye, aho umuhinzi akurikirana igihingwa cye mu buryo bugaragara, akamenya uko kibayeho kugeza asoje. Aha rero amasomo nyirizina agamije kongera umusaruro wa soya n'ibigori, ariko kandi uwo musaruro wamara kuboneka tukaba twawushora no mu nganda zikora ibiryo by'amatungo kugira ngo ubworozi bubashe gutera imbere ku buryo ibyo biryo biboneka kandi byavuye mu buhinzi, noneho no mu buhinzi nabo bakaba babonye ibyo barya ndetse bakanabishora no mu masoko. Amahugurwa twizemo umenya igenabikorwa ry'ubuhinzi ugiye gukora, twiga ese ni gute mbara igishoro nkabara inyungu, twiga gukoresha imbuto y'indobanure neza kandi ku bipimo nyabyo, bituma dufata natwe tuva mu bya handi twahuguriwe tujya natwe kubikora. Amahugurwa twahaye ku bufatanye na RAB na ENABEL njya kubikora mu mudugudu wanjye. Ubu mfite itsinda ry'abantu 30, nanjye mpugura ibyo nize, gutera ku murongo, imbuto nziza turayikura hehe, turayibona, turaza turatera, kurwanya indwara n'ibyonnyi, uburyo babirwanya, gukoresha imiti n'amafumbire ku bipimo nyabyo. Ibyo byose narabyize, ndimo no kubyigisha abo bantu 30 uburyo umuntu arwanya indwara n'ibyonnyi, uburyo umuntu atera ku murongo, uburyo umuntu akora ayesa tubyumva twumvaga se ni ibiki, ariko aho ngenda nkabyumva byatumye ko ayesa ni ikusanyamakuru ku mikurire y'igihingwa, bituma ese umenya uyu munsi ko na mw'iki cyumweru ko nasize igihingwa cyanjye gifite iyi misogwe cyangwa se naragiteye kigeze hehe ku iki cyumweru kindi gikurikiyeho, ukamenya ngo nagisize aha nkisanze aha ngaha, bigakomeza ugikurikirana kuva ugiteye kugeza ugisaruye, bigutuma wamenya uburyo cyitwaye n'umusaruro wacyo, ukamenya ibyo washoye, ukamenya n'ibyo usaruyeho. Hari ibintu bisuzumwa. Ikintu cya mbere tuzirikana itariki y'itera, iyo duhora tuyibuka kugira turebe igihingwa cyacu ko gihagaze, tukareba ubwoko bw'imbuto akarima tugezeho, kubera ko utu turimo wabonye hano dutandukanye ntago ariko turimo imbuto zimwe, niyo mpamvu icyo nacyo tukibandaho. Iyo tuhageze rero, iyo byo twamaze kubireba turabyandika kuri iyo mvuze itariki y'itera, ubwoko bw'igihingwa, ubwo ni ya variety y'imbuto. Twarangiza rero ibisuzumwa ni ibi bikurikira. Ikintu cya mbere turabanza tugapima uburebure bw'igihingwa, tukabupima aho kigarukiye, tuba dufite aka kametero dukoresha. Twamara gupima uburebure bw'igihingwa, tugapima uburebure bw'ibabi. Twamara gupima uburebure bw'ibabi nabwo tukabumenya, tukabwandika. Tuba dufite ibitabo twandikamo. Iyo tumaze gupima uburebure bw'ibabi, dukurikizaho kumenya umubare w'amababi yose.
bamara kumenya naho tukawandika byose ariko tuba twagiye tubyandika aho ngaho tukusanyiriza amakuru. Umubare w'amababi iyo tumaze kuwandika dupima n'ubugari bw'ibabi nabwo tukabumenya, twarangiza tukamenya amababi ay'icyatsi kibisi, tukamenya ay'umuhondo, tukamenya arwaye, tukamenya ayononekaye, tukamenya n'ayumye. Ibyo byose tuba dufite udukoroni tugenda tubyandikamo. Twarangiza nko muri iki gihe ubu tureba n'umuheko tukamenya ese n'umwe ni ibiri, ibyo nabyo tukabyandika. Ubwo bivuze ngo buri murima ubugiye ufite abarimu 5 bose tukabakorera muri ubwo buryo. Twasoza kubukora tugakora icyo bise mwayene. Ubwo mwayene tuyikomora nimba ari uburebure dufata bwa burebure buri mu karima kose b'abarimu bafite, tukabitanya tukabasha kumenya mwayene y'uburebure nyirizina bw'ako karima uko buhagaze. Tukareba n'amakuru noneho hafi y'igihingwa y'abarimu. Hari udukoko tumwe tugiye tubabona nk'aho urabona hari ikimonyo, hari hagiye tuhabona udukeri, utuntu dutandukanye natwo tukatwandika. Twagera hariya nabyo tukareba ese ikigori andi makuru yandi ni ayahe, gishobora kuba cyarumye kirimo cyuma kubera iki, ese hari inkongwa twabonyemo. Ayo makuru tukayakusanya tugeze hariya tugashyiraho n'ingamba nko ku bigori tukabona ko ari ugutera umuti, tukabikusanya ayo makuru tukayakusanya. Tugiramo ibyiciro bitatu muri gukusanya amakuru. Icyambere abafashamyumvire bano barimo guhugurwa muri FFS baraza, haba hari uturima dutandukanye. Hano harakorerwa igerageza ry'imbuto, niyo mpamvu bafite imbuto zitandukanye haba ku bigori haba no kuri soya. Iyo baje mu gukusanya amakuru bamwe bafite akarima kabo bashinzwe gufata amakuru. Baragenda bakajya muri ako karima bakagasura, bagasura ibihingwa byose biri mu karima, noneho bakabireba. Niyo mpamvu ugeze kumva bavuga ngo igihingwa ni mwarimu. Basura muri buri karima, basura abarimu buri ibihingwa biri muri buri karima. Icyambere bakora ni ugukusanya amakuru muri ako karima. Iyo ni intambwe ya mbere. Iya kabiri bafata ya makuru bamaze kubona, bajya hamwe mu gatsinda bakayakusanyiriza kuri ziriya mpapuro nini twita flip chart, bakayandika. Barangiza kuyandika bamaze no kuyajyaho impaka, noneho bakaza icyiciro cya gatatu bayavuga mu ruhame, bayabwira bagenzi babo itsinda ryose ryaguye, noneho bakungurana ibitekerezo ku byavuye ibyo Esa yatanze. Bakaganira bakabivuga mu ruhame, bagenzi babo bakabunganira, bakabiha ibitekerezo cyangwa se bakabaha ubwunganizi bamaze kumva ibyo bakuye mu karima kabo. Ku mwarimu wa 5 twasanze ufite uburebure bwa santimetero 274, hanyuma uburebure bw'ibabi dusanga ari 90, umubare w'amababi dusanga ari 13, ay'icyatsi dusanga ari 6, ay'umuhondo ni 0, ayononekaye ni 6, arwaye ni 0, ayumye ni 1, ubugari bw'ibabi dusanga ari 12, umuheko dusanga ari umuheko 1. Umwanya wa 5 270 ku burebure bw'igihingwa, 70 ku burebure bw'ibabi, 16 umubare w'amababi, 4 n'amababi y'icyatsi, 0 n'ay'umuhondo, 4 ayononekaye, 2 arwaye, 6 ayumye, 13 ubugari bw'ibabi, umuheko tubona 1. Hanyuma dukora mwayene y'umurima wose, tubona ko uburebure bw'igihingwa mwayene ari 155 n'ibice 6, hanyuma uburebure bw'ibabi 83 n'ibice 4, umubare w'amababi 15 n'ibice 6, ay'icyatsi 3 n'ibice 6, ay'umuhondo tujuru ni 0, ayononekaye 4 n'ibice 2, arwaye 4 n'ibice 6, ayumye 5 n'ibice 2, ubugari bw'ibabi 12 n'ibice 6, umuheko tubona 1. Hanyuma tugera ku bibazo, tubona ko ibigori byose byagaragaye ko biri kuma, amababi kandi yatangiye kuma kuva tukimara kubagaza amafumbire
twese tubona ko amababi yabyo akunda kumagurika cyane. Tubona ko ikindi kibazo ari umuheko umwe kandi nawo udashimishije ari mutoya. Tugeze ku ngamba twabonye ko ikibazo cyaba ari zino mbuto, tubona ko byaba byiza ko zino mbuto zahinduka. Uwenga bikarama muri hehewe turi hano turakunda Uwenga bikarama muri hehewe turi hano turakumva Awe muri hese mwafuramwe iyo mbibutse ndabakumbura mwambariye ko mwagiye cyangwa se ko mwagarutse. nize miki nize nyine gukoresha inyongeramusaruro no gusimburanya ibihingwa mu murima, kandi nkamenya no guhingira igihe, kandi nkamenya guhinga imbuto y'indobanure, kandi ngahinga imbuto ijyanye n'akarere kacu duherereyemo, kandi imbuto yera vuba ishobora guhangana n'igihe. nungutse ubumenyi, kuko ubundi nahingaga mu kajagari, natezaga ifuni, nako kera twatangiye twaranagaga, tugeze aho twumva ko tugomba guhinga dukoresheje agafuni, ariko nta n'ifumbire twakoreshaga y'inyongeramusaruro. Aho nigiye rero niga ko ngomba gukoresha inyongeramusaruro, kandi niga ko ngomba guhinga ku murongo, kandi niga ko ngomba guhinga imbuto y'indobanure yera vuba kandi itanga umusaruro. ubundi najyaga mpinga uko mbonye, ariko kuva nahabwa amasomo na rabu navanye mu gutegura umurima. Namara gutegura umurima, gushaka imbuto z'indobanure ziberanye naho ugiye kuzihinga, gutera ku murongo ukurikije intera, gukora ayesa, gukurikirana imikurire y'igihingwa, kurwanya indwara n'ibyonnyi, no gukurikirana umusaruro kugeza dusaruye, no gufata neza umusaruro. Ise manuka nza mu mudugudu wanjye, hari igishanga kitagiraga ikintu cyeramo. Naramanutse njya muri cya gishanga nteramo ibigori. Maze guteramo ibigori, ishuri ni umurima. Bya bigori nabiteye ndi kumwe n'abahinzi ku murima, babona uburyo nabiteye nkurikije intera n'ivanga ry'amafumbire, biteye ku murongo. Ba bahinzi bamaze kubona ukuntu ibigori bibadukanye ibakwe, bafashe iya mbere yo guhita bamanuka cya gishanga baragihinga. Ubu harimo ibigori byiza bishimishije. Ubu kugeza ubu na agoronome w'umurenge nta kirwa aza kubwiriza abo baturage, basigaye bafata iya mbere yo guhinga igishanga kimeze neza. Ahangaha nta fumbire irimo, twakoresheje imborera na dapu kugira ngo turebe ko umusaruro nawo uzarusha uyu nguyu. Ahangaha twateye ku murongo tuvanga n'akajagari, ariko dukoresha ifumbire imwe, dapu n'imborera. Njyewe ubundi nahingaga akajagari sinezi, ariko maze kujya ku ishuri nahinduye imyumvire yanjye, ntangira guhinga nkabona umusaruro. Mbere nta musaruro nagiraga pe, umusaruro wari muke, ariko ubu umusaruro ndawubona. Njyewe icyo nishimira ni uko banyigishije ubwenge. Ziraguruka inyoni narungutse cyane. Nk'ubu mfite itsinda nashinze kuri tere, kuko bari babidushishikarije ko tugenda tugashyira amatsinda. Mpageze nasanze ibintu bya soya batabyumva, noneho nkababwira hagiye kuzaho guhinga ku buryo bwagutse, ndetse bamwe bakambaza n'ibibazo, ese nituyihinga tuzabona isoko, ese nituyihinga, bari batarabyiyumvisha. Ariko ubumenyi nakuyemo, icya mbere soya ntabwo twari tuzi akamaro, twari tuzi ko ari ukuyirya gusa bikarangira, ntabwo twari tuzi ko yavamo n'amavuta,
tubonye umusaruro mugari ntitwari tuzi yuko yarihira n'abanyeshuri twumvaga ko hejeje ibiro 5 ari ibyo bya soya none namenye ko soya ari igihingwa cyakwishyurira n'umwana na kaminuza. Muri iri shuri rero ikintu nakwishimira ubundi narahingaga simbona umusaruro ahantu nezaga ibiro 100 by'ibigori ubu ngubu kuri iki gihe nimo ndaheza ibiro 500 nkabasha kuba narya nkasagurira n'isoko nkarihira n'umwana ku ishuri akiga. Icyo cyiza rwose nabona narakuye mwana masomo fanarizamo nishimiye ibyinshi byiza namenye mu buryo bwo imbuto nziza kumenya imbuto nziza y'ibigori icyo naracyishimiye kumenya imbuto yera neza ya soya narabyishimiye no kumenya indwara kuko najyaga nzibona nkabona ikigori kirarwaye simenye ibyo ari byo ariko hano namaze kubihigira ndabimenya nabona ibyonnyi mu murima nkavuga ni udusimba ntacyo dutwaye ariko namaze kubitandukanya hariho udusimba dutandukanye two bita udusimba tw'inshuti z'abahinzi hakabaho n'udusimba tw'indwara njye nabonaga ari tw'ibyonnyi nabonaga byose ari kimwe ariko kugeza ubu namenye kubitandukanya ku buryo n'umuhinzi runaka wundi yingishije inama nayimugira akazi.